tu nyine ari ikintu ababyeyi bibeshyaho akumva ko kuba yaha umwana w'urukundo ari uko yamwihorera akamutetesha ntagire ikintu na kimwe akora ntagire ikintu na kimwe yaba azi akumva ko ari bwo burere n'urukundo arimo aramuha. hari akantu nigeze kumva umuntu avuga ngo hari ahantu yagiye gusura ngo umwana ngafata icyuma ngo agiye kukimutera nyine ngo ari kurira ngo ashaka kukimutera ngo mama we ngaravuga ngo reka kigutere ngo atarira ngo reka kigutera atarira. Urumva sinzi niba iyo story yarabayeho ariko hari ababyeyi bameze gutyo, reka gutera icyuma umwana wanjye atarira. Oya pe, niba uri umugabo ukaba umugore yaragutaye ufite abana mubana, gerageza abana ubahe security yabo kwabo, n'uwo mugore wawe nawe mubane ubyoruganize, bamenye abana bari mu rugo niba batari kurerwa na mama wabo, kuko nubundi bimeze gute niba bari kurerwa na mama wabo bye bimeze gute n'ababyeyi batita ku nshingano. Nubundi biragoye ko umubyeyi utarakubyaye yagufata neza nk'uwakubyaye, nyine ni gake. Hari ahantu nabibonye umubyeyi ufata neza umwana ataramubyaye, yamufashe neza turumirwa, nzamuzana, yamufashe neza amukorera ubukwe amwitaho, ariko ni gake sibyo. Abantu bafite imitima myiza nabo babyeyi babaho pe, ariko ni bake. Ariko ababyeyi rero badufashe kubona urubyiruko rutari kwitwara neza muri kubona hano ku mihanda, inkomoko yabyo ahanini turabishyira ku babyeyi. Ababyeyi mwihangane tubibasizeho, niko akunda umwana akura ari muri cira hano ikubita. Niba toza umwana wawe gukora ubuzima burahinduka. Sande uyu munsi uba muri etaje, ubundi umwana ni umubyeyi, ejo kujya kwa munzi icyumba kimwe na sa. Mubabwire ko munabakunderega, uzi ko hari umwana kuva yavuka kugeza atazi ndagukunda, ataranabona papa wamuhobera cyangwa mama we, akarinda b'inkumi nyine nta rukundo azi, nani dunamutere stress, kandi ubwo niyageze no hanze, niyageze hanze cyangwa muri relationship ari kumwe n'undi muntu usaga abavuga ati sharika kunza kuriza ibyo n'ibiki, wamubwira ngo mama ibyo n'ibiki rukunzana, agiye kubwira ngo ibyo bikora abana bararakaye kubera ko umutima wabo urababaye, umutima wabo urakomereza, kandi ibintu byomora umwana ntabwo ari ibintu bigoye. Mu by'ukuri ababyeyi mwataye abana mwisubire, nkunda niba yambaye n'ubwo ko yambaye neza, niba yabyambaye nabi ubwo ati wambaye nabi bikosore yambara uko nyine niko ibyo byose bigenda bikemukira. umwana kandi uwo mwana iyo umuhana akiri muto ukamuhana ukamushyira ku murongo yari kuvamo umuzima. Umwana ntago kumuhana ari ukumukubita. Reka nkubwire mama ari wowe Riza wawe nukuri umubwira ngo Riza gukora mu bitaka ni bibi akiri muto, ntago azabikora amakozi. Waramubwiye ngo ni bibi. Ababyeyi bubaha abana cyane, abana bubaha ababyeyi cyane, baranabumvira cyane. Rero kuvuga ngo ibi ni bibi akiri muto ntago yabikora akoze. Waramubwiye ngo ni bibi, nyine ntago nibaza nyine ukuntu umwana yakura afite discipline yaba mukuru agahinduka biba bigoye. Nyine ni hahandi usanga wenda akiri umwana waramwitagaho, yakura ukamwihorera nziza, yakura noneho ahubwo ugatangira kwihugiraho. Ariko byibuze wapfa kugerageza, ndabizi ko nyine hari igihe abana bananirana burundu akakunanira burundu sibyo, ariko wapfa kugerageza akiri muto ukamutoza. Noneho kuba afite nyine abana bakuze bano biga mu masegonderi, abana biga muri segonderi cyane baba barananiranye, bakora utuntu twinshi. Abo muri segonderi cyane abahungu nibo baba barananiranye nyine ku ishuri. Ariko ubwo siho bivaho, usanga nk'umwana yiga muri segonderi ariko usanga no kuba yakiyegereza urukweto ari ikibazo. Mbahaye ikaze kuri Flavia TV show, aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye, mwiyumvemo ikaze. Niba utameze neza uraza kumera neza. Uyu munsi mbafitiye umutumirwa, muhaye ikaze kuri Flavia TV show. Akoze cyane. Amazina yawe? Amazina yanjye ni Sandrine. Witwa Sandrine? Yego. Uri umukobwa mwiza cyane. Urakoze cyane. Sando, hari ikibazo nshaka kukubaza. Yego. Ufite ababyeyi bombi? Yego ndabafite bose. Nuwuhe mubyeyi muri inshuti cyane kuruta uwundi? Bose turi inshuti ariko cyane papa. Kubera iki papa? Nyine uzi ndi gushaka kumenya kubera iki wowe na papa wawe muri inshuti cyane kurusha mama wawe? Nyine impamvu papa nyine arasetsa cyane
mama nyine we abatuje cyane. No mu busanzwe bavuga ngo niko abakobwa na oya ntabwo ariyo mpamvu ariko nyine papa cyangwa papa niwe waguhaye urukundo cyane kurusha mama. oya bose nyine bararumaye ahubwo papa nyine ngewe mu busanzwe mu buzima busanzwe nkunda abantu nyine bakunda kuganira basetsa ariko nyine mama we aba yiturije nyine. Ukunda abantu bari sociable. Ese ubona umubyeyi n'umwana urukundo rwabo ni ngombwa? Ni ngombwa ko umubyeyi n'umwana bakundana? Ni ngombwa cyane. cyane cyane aho biba bikenewe. Gute urumva watubwiye ko uri inshuti na papa cyane kuruta uko uri inshuti na mama. Hari impamvu hari ahantu papa yagejeje mama atagejeje. Niyo mpamvu muri inshuti. Oya urebye bose nyine urukundo ruba rungana. Ubundi ibyiza nuko ababyeyi bahereza abana urukundo rungana kandi bose bakabakunda. Ariko nkatwe abana nyine ubusanga hari umuntu nyine nk'umubyeyi mushobora no gutera story mugaseka ibintu nk'ibyo nyine kubera ko ubona nyine uri kumwiyumvamo cyane bitewe n'ukuntu nawe akwigaragariza. Yego ubona ari iki umubyeyi yakora kugira ngo yigarurire umutima w'umwana we? Subwo si ukumwitaho gutya. Ariko urumva umutima w'umwana uba ukwiye kugarura ntabwo uba uhari. Oya urumva icyo mvuga kuba wakita ku mwana kugera aho umwiyegurira bikaba byarenga ko uri umubyeyi we mukaba mwaba inshuti mukaganira buri kimwe akakwizera. So kumwumva cyane se kumwumva nyine yanakosa ntushake kumubwira nabi cyane. Oya nyine ukamubwira neza nibwo umwana nyine akwiyumvamo. Ariko iyo utangiye kujya umubwira nabi cyane umukanga ni hahandi nyine usanga afite uwo akunda kurusha undi. Ugasanga wenda yikundira wa wundi utamubwira nabi umubwira nabi. None ubwo uravuze ngo igitsure kirorere umubyeyi. igitsure mu gikomeze. Ariko uretse ko kuri ubu ngubu nta n'igitsure ngewe nyibona ko bana nyine abenshi usanga nyine barakoze uko bishakiye. Ugasanga wenda ugiye nko gusura ahantu habonye umwana uramubwiye ibi n'ibibi ngo ndanze akiri mutoya nyine ukabona nyine ntabwo ashaka kumva. Urumva rero ubwo se biterwa nuko urumva kera ubundi iyo umubyeyi yakorebaga ijisho gutya wahitaga umenya icyo ugomba gukora. Ubwo ntabwo biri guterwa nuko ababyeyi turimo turabareba icyoroshye. Ariho umuntu avuga ngo nukorera abajeyi basigaye barera abajeyi cyane pe kubera ko umwana njyewe nigeze kwigisha nigishije muri maternelle ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. Ariko abana nyine mu ishuri ubusanga nyine batandukanye cyane. Hari ubwira ahagaze nko hejuru y'intebe ukavuga ati ni bibi uzagwa agahita amanuka akicara. Hari n'undi ubwira akakubwira ngo ndanze ngo ntabwo ndi buyiveho. Urumva nyine abana baratandukanye. Uburere nyine bahabwa buratandukanye bitewe n'aho baturuka cyangwa n'uko barezwe n'ababyeyi babareze. Ariko ntabwo bikwiye nyine ko umwana akiri muto nibwo wagakwiye kumurera neza kugira ngo abyumve. Ko nakura urumva se yabyumva? Ntabwo yabyumva, biragoye. Urumva hari nk'igihe umwana ushaka kumubuza ikintu akanga kucyumva kandi mu by'ukuri ibyo bintu nibyo bigeze umutoza. Biba bigoye noneho nk'abantu babigisha ababyeyi mwebwe muzi ko ngo abantu bigisha ngo aribo baha abana uburere. Baribeshya cyane kubera ko umuntu wigisha we amutwara aho yamusanze bigakomereza aho nyine. Urumva no muri class abafite umwana ashobora gutuma akagenda abaza umwana ashobora kubwira akumva abazi n'udashobora kumva kandi uwo nguwo utumva ntago yabimushyiramo. Ababyeyi rero nimukicare nyine ngo muvuge ngo nyine ngo kuba umwana ari ku ishuri ngo bari kumutoza discipline ngo ngenga ibindi ntago bindeba. Oya murishuka nyine nge nta mwana mfite ahubwo hora mufite ejo bundi uzamujyana ku ishuri. Ubwo nyine ikibazo kiba gihari usanga kenshi ababyeyi bahugiye mu gushaka imibereho. Uburero bw'umwana niba bibabuze kuko hari cases zigenda zibaho cyane ugasanga nyine umwana n'umubyeyi kugira ngo bazahure ntabwo bishoboka. Ugasanga nk'iminsi 7 irashize
nta n'isaha imwe abona utashye umwana yaryamye ugiye mu kazi atarabyuka akazi kabaye kenshi ugasanga nyine akazi kabaye kenshi noneho icyiza kuri ubu ni mu biruhuko hari n'igihe ushobora kujya mu kazi umwana akiryamye wenda ukaza wagira amahirwe ugasanga aracyareba wenda ari kureba televiziyo se ukamubonera aho ngaho ariko ubundi akenshi kesi ziriho ubu ababyeyi ntabwo bakibonera umwanya abana babo urumva ko ari ikibazo kandi nubwo nyine n'ibyo bibazo byose bigenda bivuka ugasanga umwana afite ukuntu akuze atavugirwamo nta muntu ushobora kumubwira ngo ucaha ngo bikunde ariho usanga no ku ishuri baba bamugutuma buri kanya batuma umubyeyi uyu mwana afite imyitwarire itari myiza kubera ko umwana nta gitsure cy'umubyeyi yabonye nta manuro nta rukundo hagati yabo kandi ahubwo nubwo nyine mwebwe ababyeyi ushobora kubibona ukabona umwana wawe arasuzugura ukabona umwana wawe siyumva ukabona yitwara nabi nyine ukabireba ukabona nta kibazo kubera uba waramubyaye nyine akenshi ukunda kuvuga ngo nyine ngo ni wowe uzi igiseke ngo ni uzi igiseki wenyine ukumva nta kintu bitwaye ariko ibyo bintu bikurikirana umwana kuva akiri muto kugeza akuze kandi nk'ubwo ngubwo bigeze nko ku ishuri njyewe urumva nigisha umwarimu aragenda akikundira umwana wubaha njyewe sinzi niba ariko n'abandi barimo bameze nyine nyigisha nyine uretse kubona akibikora umuntu akenshi ahitamo umuntu umubereye mwiza no mu ishuri umuntu ugorana ntago akenshi no mu ishuri umwana witonda arabyica mwarimu akajya mu ikayi ye akareba akamwigisha uko babyandika akamwerekera ariko wa wundi ugira amahane wa mubyeyi ubu umwana wawe niba atumva n'umwarimu akenshi uzamucunga bisaba umuhamagaro biragoye umwarimu kumukosora ikayi yaba yumva yanayijugunya ntanayirebeho kubera ukuntu nyine amuzi akabikora ku bw'akazi nyine akapfa kubikora ariko umwana wawe niba afite ikinyabupfura kibi niyo bigeze ku ishuri umwarimu aramwanga bone nyine tuzazana n'abandi barimo nyine ntabwo yamwanga burundu ariko ntabwo aba amwitayeho nka wa wundi witonda ubwo urumva ingaruka utangiye guteza umwana ku ishuri ntibakimwitayeho kubera atumva nyine bamutwaye uko nawe umutwara kandi noneho wumva ahantu ikibazo kiri wa mubyeyi ufite umwana uri indisipurine uramubwira nyine ukamubwira ukuntu umwana bimeze nyine ugasanga ntagashaka kubyumva ngo yango mwe mugomba kumenya abana ngo kuko ngo tuba twababahaye ngo mubarere mubiteho ngo mubiteho ngo mubagire gute kandi mu by'ukuri ntago bikwiye nta n'amafaranga wabona wishyura umuntu kugira ngo agukorere nk'ibyo wakoze nk'umubyeyi kandi uwo muntu nta nubwo yabikora nk'uko wabikora nk'umubyeyi ubwo ababyeyi murasabwa kwita ku bana banyu kurenza uko abandi bantu babitaho yego kabishiti n'umwana wawe nta n'umuntu wamwitaho nk'uko umwitaho ntabwo byashoboka nyine urumva ahantu biba byapfiriye ni kwa kundi utahaye umwanya ukavuga ngo ndi kumushakira imibereho n'aba yariye n'aba yanyweye n'aba yambaye ibyo birabaye ukumva ko ubwo burere nyine ni ibyo ngibyo kuba ari kumwe n'umuntu umufasha mu rugo kuba yakita ku mwana birahagije uwo umwana utagira disipurine ubwo ntituvuga abana mwumve ngo bakuru turi mu bana bato abana bato kuzamura ubu turi ku bana batonya kuzamura bakiri bato bashobora kwiga no muri materineri kuzamura ubu usanga umva kubona umwana nyine uri indisipurine ufite ubwenge mu ishuri biragoye usanga ari igiswa ugasanga niyo hari n'ubu udafite disipurine ariko ari umuhanga mu ishuri ariko abenshi oya iyo udafite disipurine uri umuhanga mu ishuri umwarimu akwitaho hari abana mwarimu yigisha rwose reka birashoboka ariko uwo mwana udafite disipurine kwicara noneho ngo arebe no ku kibaho uwo nguwo aba agerageza hari uri inyuma ye noneho kwicara ngo arebe ngo ku kibaho reka abarwana n'undi amujomba bike acikayi kandi uwo mwana ntashobora gusa neza Yesu Kristo mwami kandi nta n'amafaranga uretse nyine kwihangana ubundi iyo ugiye kwigisha nk'aho ngaho abana bato barabanza bakagutestinga bakakugerageza bakareba nyine ko washobora bakareba ko washobora kwigisha bagukoresha ikizamini nago kubera ko wabadunda bago nyabanga wabadunda ku gikuta umva wabica usiko nabaze ngaho ngo yinereye ngaho nyine kandi abantu bigisha aba barimu bigisha mu ishuri bisaba kuba wihangana uca bugufi uzi no kumanaginga umwana uwo ari we wese haba ari uwitonda
haba ari ukubagana cyane haba uri mu rugero bisaba ngo nyine ubuze kwihangana pe kusigera kiri hejuru kuko kwigisha bisaba ko abana bose ubafata kimwe nuri inyuma ukamufasha akegera imbere agasanga abandi bakaba bari kuri revime rero bisaba kuba wihangana cyane cyane gusa mboneraho no gushimira abantu bigisha cyane cyane muri materineri abarimu bari bo bose ari nk'ibishoboka bano barimu bigisha abana bakiri batoya bagakwiye kuba bahembwa menshi igihe nakavuyeho kubera batanyongeje biragoye urumva kwigisha umwana ukiri muto biba bigoye cyane cyane kuko urumva n'umufashe ageze muri primaire uwabanje kumwigisha ari muri materineri niwe warahuye n'akazi gakomeye kandi katoroshye wabwira iki ababyeyi batajya baha umwanya abana babo nyine batabiha agaciro ngo yumve ko agomba kwegera umwana ngo baganire babe close bagirana umubano udasanzwe hari nk'umuntu ushaka kubaza ngo wowe inshuti yawe ni iyi aho kubwira ko ari umubyeyi bitewe n'ukuntu babanye muri urwo rugendo bitewe na relationship yabo ahantu nyine yarenze kuba umubyeyi yarenze kuba yaramubyaye amugira inshuti ye amugira umujyanama we amugira best friend inama rero ku bantu batita ku babyeyi ku bana babo ababyeyi badaha umwanya abana babo bakumva nyine kuba bagiye gushaka imibereho ari ibintu bihagije mu buzima bwabo barabahemukira ikintu nabwira umubyeyi utita ku mwana uramuhemukira kandi nakura agakura gutyo ntuzamurenganye ngo utangire hari igihe nyine umubyeyi usanga ariko ngo cyakurikije se cyangwa nyine yaba ari saka ngo cyakurikije nyina oya nimwe mu mwana mureze nabi mu ntangiriro kubera ko kuno bavuga ngo igiti kigururwa kikiri gito ntabwo baba babishye uzarebe n'umwana nyine kwiga nk'igifaransa nukuri pe birasaba ngo utangirire hasi kugira ngo ubimenye nyine kukigukuzeho na discipline nayo kuyigukuze ntabwo bibaho ntabwo wahindura umuntu mukuru kandi nyine n'umwana kumugorora kuki si umwana iyo bamukuye mu mugongo bamugorora none se akuze yagororoka amagufwa yakomeye yagororoka yego nukomeza kumubembekereza gutya akiri muto nakura akajya mu itabi akajya mu biyobyabwenge akitwara nabi akakunanira akajya yambara nabi hari imyambarire mibi y'abantu b'abasore bakuru kandi biba byaratangiye ari muto ukavuga nyine birasanzwe umwana agakura asuzugura ukavuga nk'umubyeyi birasanzwe aba yariye yanyweye yarebye filime nta kibazo afite agakura gutyo yakunanira nyine ukajya wirirwa usenga mana umwana kandi uwo mwana iyo umuhana akiri muto ukamuhana ukamushyira ku murongo yari kuvamo umuzima nukuri ndahamya neza abantu niba ari bwumve ko ari kwakunda ugenda ugaca igikoni kinini ukajya buri kintu cyose umwana akoze umwana ntabwo kumuhana ari ukumukubita reka nkubwire mama ari wowe Liza wawe nukuri umubwira ngo Liza gukora mu bitaka ni bibi akiri muto ntabwo azabikora amakozi waramubwiye ngo ni bibi ababyeyi bubaha abana cyane abana bubaha ababyeyi cyane baranabumvira cyane rero kuvuga ngo ibi ni bibi akiri muto ntabwo yabikora akoze waramubwiye ngo ni bibi nyine ntabwo nibaza nyine ukuntu umwana yakura afite discipline yaba mukuru agahinduka biba bigoye nyine ni hahandi usanga wenda akiri umwana waramwitagaho yakura ukamwihorera nziza yakura noneho ahubwo ugatangira kwihugiraho ariko byibuze wapfa kugerageza ndabizi ko nyine hari igihe abana bananirana burundu akakunanira burundu sibyo ariko wapfa kugerageza akiri muto ukamutoza noneho kuba afite nyine abana bakuze bano biga mu masegonderi abana biga muri segonderi cyane baba barananiranye bakora utuntu twinshi abo muri segonderi cyane abahungu ye nibo baba barananiranye nyine ku ishuri ariko ubwo siho bivaho usanga nk'umwana yiga muri segonderi ariko usanga no kuba yakiyegereza urukweto ari ikibazo atabizi ahubwo atazi nyine no kuba yakoze urukweto akaba azi ko hari abantu biba byaratangiye akiri muto biba byaratangiye akiri muto ukanga kumwigisha ariko urumva deja amakosa aba ari ku babyeyi kubera njye amakosa nayashyira ku babyeyi pe kubera ko niba umwana abaye afite imyaka 15 akaba atazi kwiyogereza inkweto ikibazo kiri ku mubyeyi kuko wowe waramubyaye ufite ubushobozi bwo kumubwira ngo kora iki ni ukuri ntabwo yagusuzugura fata izo nkweto uzoze
akazoza nabi ukamubwira ati bazoza gutya cyane noneho hano wahapfubije akabikora neza ariko numwihorera azagakura azakura ari ikintu kiri aho nyine azakura nta kintu azi gukora nta kintu yakora ubwo nyine uzajya ubimukorera naba n'umugabo umuntu ajya avuga niba uri umubyeyi uba ukwiye kwigisha umwana wawe imirimo igiye itandukanye oya urebye hari umubyeyi hari ababyeyi bansetsa cyane hari umubyeyi ufata umwana agakura akagera muri P3 nta kintu azi gukora wenda birumvikana aracyari muto akagera P4 nta kintu azi gukora akagera oya izo ni ingero ndi gutanga nzi uburyo n'uwo mwana namuzana hano nkamwicaza nawe akabikubwira akagera P6 nta kintu azi gukora agakora icya leta agatsinda akajya muri eterna uzi ikintu kimubaho uwo mwana bakora icyo bita kumunyuzura kandi kumunyuzura ni byiza ntibazabikureho bituma yisubiraho numvishije bavuga ngo ntago byemewe ikitemewe ni ukubikuraho ikitemewe ni ugukubita ariko nka bano bakuru bacu biga mu wa 6 segonderi kubanyuzura mujye mubihorera arahagera ugasanga ntago azi gufurishuka cyangwa se mu kimwe ugasanga anyara ku buriri ageze muri segonderi anyara ku buriri niwigeze umwigisha gufura sibyo ntago azi gufura oya reka ni ibyo biroroshye n'ibindi byose n'amasogisi ntayafuze arayapfubya wa mubyeyi we umwana wawe urabizi nta kintu azi gukora icyo azi gukora ni ukureba filime no kurya uramufashe umwohereje muri internet urumva ukuntu umuhemukiye umwana aragenda umwana aragenda akagira agahinda kakamwica bagenzi be bakamuserereza ngagira umwanda kubera ko muri internet kenshi nta muntu uba wihagije nyine ari mukuru yavuga nari mfite umuntu muri internet ugasanga ntabwo yihagije aratira mugenzi we arakenera gutira agapira mugenzi we arakenera oya nta nubwo biba bihagije niba waba ubifite binafuze ku ishuri kubera kuba warajyanye ibintu bikeya ku ishuri nta nubwo biba byemewe kujyana byinshi cyane cyangwa ibitari iby'ishuri aba ari inifomu n'uduteni n'inkweto nyine birashoboka ko watira mugenzi wawe inkweto yego rero nk'uwo ntibazimutiza baravuga ahantu umunyamwanda ntabwo arashobora kuzicafuza arazipfubya bakamwanga nyine akabaho wenyine ugasanga ari wenyine yarigenda nagira gute ubu urumva ko bamuhemukiye kuva kera utumye agira kandi ibyo bintu nk'uko uvuga ngo buri wese agira ibibazo bye bitewe n'urwego agezeho n'uwo mwana nawe aba afite igikomere cy'uko bagenzi be ntibamutiza ntibamuvugisha arigendana kubera iki baravuga ni umunyamwanda kandi kuko nibyo ko abasa nabi nazi kwiyoza ugasanga afite imiziro kubera ko nyine niko wamureze no wa mwana wawe yataha avuye ku ishuri nk'ubu turi mu biruhuko ugasanga umubyeyi ngo ariko se nk'ubuzima ari bike mwana uri busange uri buryame akageza saa 5 ibyo ni ibintu bisanzwe ahubwo umva ikibazo kibaho ugasanga umubyeyi nk'ubuzima ari iki utangiye kubimubwira ari mu wa 2 segonderi nk'ubuzima ari iki mbere yo kumubwira ngo azimarira iki wamutoje iki wamutoje iki uwo mwana ubwira ngo kuri mukuru uzimarira iki ari muto wamumariye iki we wamutoje iki ukamubwira nta kintu uzi gukora ubwo utangiye kumwiha kuko ubonye abaye inkumi kandi hari n'ababyeyi basasira abana bakuru kandi nta hantu yabyigiye ukamubwira nta nubwo uzi no guteka umuceri urumva ukamubwira nk'ubu umukozi agiye ntiwashobora guteka umuceri nta nubwo uzi no gukaranga ibishyimbo nta nubwo ukamubwira sinzi niba n'amazi uzi kuyateka utangiye kumutuka umwana nanone ararakara akumva ko umwanzi ariho abavuga ngo maranoteza icyo nibaza kuko njya kenshi nkunda kuvuga ibintu nabonye icyo nibaza uwo mwana niba akuze ugatangira kumutoteza ugatangira kumubwira nabi ngo nta kintu azimarira amaziki nta kintu azi gukora ibiki n'ibiki ese uba wumva ari bubikure hehe utarabimubwiye ntiwanamwohereje kwa nyirakuru mu cyaro ngo agende nyirakuru amwereke uturimo duke aho abaryamye ku ishuri aba yaragiye uba wumva ari bubyigishwe nande abarimu bagomba kumuha uburezi sibyo kumwungura ubumenyi n'ubumenyi ku ishuri aba yagiye kuhakura ubumenyi ntabwo aba yagiye kuhakura imirimo ibyo by'imirimo n'ibyawe ugomba kumutoza
none kuki ubona abaye inkumi agatangiye kumutuka ubundi iki ni igiki urarya niwandurura ntuzi niba waramumenyereje kandi abakozi bakandurura uragira ngo bigenda gute nk'ababyeyi mwe mujye mufasha abana ni ibintu biriho pe kandi mujye mufasha abana muborohereze jya umubaza ibyo wamuhaye uyu mwana ugasanga nyine byamuteye isese mu mubyeyi uru rwana ntirurwandurura kuki ubona uzabona umugabo noneho yaba ari umukobwa abakobwa abakobwa twaragowe ubundi uzabona umugabo ubu ugeze mu myaka 17 ugeze muri ari n'abagera 20 n'ubu ngubu kaminuza nyine n'ubu arabatwigana batazi guteka ugasanga atazi no gusasa ahubwo ugasanga shase bateka gute afite amatsiko cyaze nibura n'uwo aba ari kureba kuri YouTube harabo njya mbona yagize amatsiko akajya kureba nyine uko bateka sibyo arabyiza afite umuhati rero ababyeyi nibagatererana abana nabo ngo bigire amadebe burundu ngo nabo bicare biturize abana baba batandukanye hari umwana utabonerwa umwanya n'umubyeyi akihigira uburere haba hari n'abavuka basanga ababyeyi babo barapfuye kandi ugasanga bafite discipline bazi gukora akazi kose bagize umuhate wo kumenya uko bikorwa sibyo rero ntabwo ari buri mwana ugira umuhate hari umwana bisaba ngo ubanze umubwire umwereke inzira umubwire icyo agomba gukora ubundi nk'umuntu ufite abana bari muri segonderi ntabwo yakwiye guhangayikishwa nuko umutantine yagiye noneho nk'ubu bari mu biruhuko mwirukana abakozi nk'ubu bari mu biruhuko muwe mubabwiye abakozi iti mugiye mu rugo mugiye kuruhuka hanyuma abo bana banyu mutangiye mubigisha iki uturimo sibyo kuko bira bintu nibi bintu kuri kw'Imana cyane niboneye noneho umuntu w'umukobwa pe n'ukuri mukuru cyane ubona yanashaka ntabwo nzi guteka ntabwo nzi gufura ese ibyo ni ibiki koko ese byagenze gute nyine ngiye mitagira amatsiko imunda kuganira ese byagenze gute ngo sha mu rugo nakoze hari abakozi benshi ngo hari ngo nabarumuna ba mama urumva nyine nta mwanya yigeze abona uko babimwereka ariko hagati aho nawe aba yarashizemo ubujiji bwo kudashaka kubimenya ukiri muto ushobora kuba utabikora ariko urumva babayemo no kwirara ariko kubera ko umuntu ntago amenya aho bwira ageze ushobora kumurera gutyo ugapfa uzo umwana bimubaho umunsi umwe nzazana umwana byagendekeye gutyo uwo mwana abaho nabi cyane kubera ko nyine nta kintu na kimwe azi yisanze mu bundi buzima urumva nyine urumva nk'ababyeyi babikora gutyo ntabwo wabishima uwo mwana nyine wishe gutyo arakura agashaka ntibyabura arashaka akiyeranje akagira abakozi ababyaye nabo akabarera gutyo nk'uko iwanyu bakureze gutyo ruherekane ugasanga abana nuko bihereye kuri wowe bigeze mu rugo rwawe bigeze none si ibyo mama wawe atagutoje ibyo mama wawe atagutoje umufite utekereza ko uzabitoza abana babikuye hehe ariko hari abakobwa bazi ubwenge kuvuga ngo mufite abakozi ntibivuga ko udakora none se nko muri iki gihe cy'ibiruhuko icyo kintu ababyeyi bakiteho hari nk'igihe mama ufite ubwo bushobozi bwo kuba mwazana abo batantine abo bantu babafasha mu rugo bangahe jewe umwe ugasanga urugo rwose abantu babafasha ikintu cya mbere mukwiye gukora ni ukutoza abana imirimo njyewe ngubu hari umwana ubundi ugeze mu 3 segonderi yagakwiye kubaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye njyewe ngubu hari umubyeyi niboneye ku mbuga nkoranyambaga ni umumama mwiza sindajya kumusura sindababona uriya witwa ngo mama buryohe we uzi ko mbere aho namuboneye ntarabona avuga ngo dore umukozi ubu usanga umwana ari koza ibyombo undi ari gukoropa undi ari gukubura undi ngo yatetse sibyo ibyo nibyo byiza none se nuko adafite ubushobozi biriya bintu rero bifasha umwana kuko ngubwo iyo umukozi agiye uwo mwana ari we mukuru hari arahangayika ntazi guteka nta kinazi ntiyafasha barumuna be byibuze ngo anabakarabye nta kinazi no kureba filime tu nyine ari ikintu ababyeyi bibeshyaho akumva ko kuba yaha umwana w'urukundo ari uko yamwihorera akamutetesha ntagire ikintu na kimwe akora ntagire ikintu na kimwe yaba azi
akumva ko aribwo burere n'urukundo arimo aramuha. hari akantu nigeze kumva umuntu avuga ngo hari ahantu yagiye gusura ngo umwana ngafata icyuma ngo agiye kukimutera nyine ngo ari kurira ngo ashaka kukimutera ngo mama we ngaravuga ngo reka kigutere ngo atarira ngo reka kigutera atarira. urumva sinzi niba iyo story yarabayeho ariko hari ababyeyi bameze gutyo, reka gutera icyuma umwana wanjye atarira, umwana wanjye utamuriza utamukoraho no ugasanga niba umwana kwa kundi ubuturanye n'abantu umwana arakubaganye umubyeyi aravuze ati umwana aka kana koze ni kabi agafata agati nyine kadakabije nyine akamukubita yaba we yabana uwo nguwo akabanyuzaho nyine akavuga ati ibyo bintu ni bibi. ugasanga umugore yaremesheje umubitura umwana gute waramubyaye uzi igise ibiki inzangano zigaheraho ugasanga byabaye ikibazo umwana wawe ngo bamukosoye ngo bamucicijeho ngo akanyapfu ngo nyine ngo yakoze amafuti ugasanga ngo bigize ikibazo. oya byo ntabwo ari byo. wowe banza umenye neza se umwana bamuhannye gute mbere yuko ujya kuburana ubanze mugenzi wawe. gukubita umwana bitashemewe, kumukubita kumubwira amagambo mabi. oya mujye mubakubita mujye muba abana uragira ngo uzadufungishe, ariko hari uburyo ushobora guhanamo no ku ishuri numvishije ngo byavuyeho utawufashe inkoni kumukubita. oya ariko nakubwiye ko ugomba kugira communication iri hejuru n'umwana wawe. ibyo rero nibyo byinshi abana muraganira ukamushyira ku murongo. shako badukubise nitwakuze. hari igitsure ushobora gukoresha udakubise umwana nyine aho hari imbere, ariko hari uburyo bwiza ushobora gukoresha udakubise umwana. ngiye mu rugo ntago nakubiswe pe naba ngiye kukubeshya, ariko ku ishuri ngo ntitwaraziriye da ni ukuri baradukubitaga. nyine ku ishuri twese twarakubitwaga ariko ubu byaracitse. niyo mpamvu abana bananiranye. wari wajya ku kigo cy'amashuri cyane cyane nk'ibigo bya GS wari wakigeraho uzase nkongerayo baba barananiranye cyane kubera bazi ko utari bumukubite. ariko buriya nubwo bavuga ngo inkoni ngo ngivuna igufwa ngo nihana ingeso barabeshya. umwana y'umukubise arumva wana mujye mubakubita ni ukuri. simvuze ngo mubatimbure nyine ngo mubuzane ibibando, ariko iyo umwana umukanzu ukagira aho uzana inkoni arumva pe. noze hari abana batumva iyo ubabwiye ngo ibintu akumva ari uko umukubise. noze umwana nutumukubita urumva azakura gute? noze abana ba kera ko bagiraga discipline cyane ugereranyije nabo abo berega ntabwo bacyumva. ubu rero ntabwo bose ariko badafite discipline. hari ababyeyi pe babishyiramo imbaraga nkeya. hari ababyeyi babishyiramo imbaraga nkeya. ni ababyeyi mwe ni mubarere muri ciraha nikubita. ikintu cya mbere ugomba kumenya nk'umubyeyi nudatoza umwana gukora ngo umutoze nyine ibintu bimwe na bimwe ubuzima buzamugora. ntabwo muzahorana. icyo ni icya mbere. iyo agiye mu buzima bwa segonderi aba ari wenyine. iyo yaje muri vakanse umufasha iki? ubu ngubu turi mu biruhuko, niba uri umubyeyi niki kintu ufasha umwana mu biruhuko? mutoze ibyo byose, umutoze gufura, umutoze kwiyoza, umutoze gukora isuku, umutoze kuba yakora isuku mu cyumba cye, azinga imyenda, asase neza bya gikobwa pana bya nibyo ko hari umwana ubyo hagahita arambura hakigendera. ubwo nyine wagize umutima akarambura aba yabyubashye. umwana umwigishe guteka sibyo. hari nk'umwana w'umukobwa rwose ugeze igihe cyo gushaka, nk'ubu ngubu wowe ugeze igihe cyo gushaka ugasanga ntuzi kwiyoza, ntuzi no kwifura umwenda w'imbere, nta kintu na kimwe uzi. aho harimo n'abadayimoni. ariho hahandi usanga umuntu hose n'imbyiro ugasanga asa nabi, koga ni ibibazo. kubera iki? isuku ntayazi, ibyo byose ntabyo azi, kandi yagomba kuba yarabimenye akiri muto. umuntu nkorereye yinjiye mu rugo aba ari hatari. kandi ikintu kibabaje umubyeyi arakubwira nabonye sheri nawe ati karibu ubizi neza umwana wawe umuzi neza wa mama ubizi neza ko nta kintu ashoboye gukora. umusore nyine ubwo tayari. hari n'ababumva kuba wakigisha umwana imirimo ukwiye kuyigisha umukobwa gusa. aya n'abahungu bajya bigisha. umuhungu nta kintu akwiye kumwigisha, kandi umuhungu hari igihe kigera akaba yajya mu buzima bwe, akaba yabona akazi kure, akaba yakibana. hari abantu bumva ko nyine niba wenda uri nk'umukobwa aravukanye n'abahungu gusa, ujya wowe bikoreye, Sandrine bikoreye, umusaza mureka aruhuke, mureka ajye gukina umupira. nyine ugasanga niba ari n'umuhungu ibyo bindi byose umukobwa azi nawe ntabyo azi. aba babyeyi mubangamira abana bose bajye mwatoza akazi. umwana wese ni umwana, ibyo kubangura umukobwa ngura umuhungu no.
gusa nyine nitubivuga gutya nimwumve ko kuba wakita ku mwana ukamuha urukundo nabyo bibujijwe. Umuntu ashaka kubivuga gutyo ukajya turi gushima ababyeyi birirwa batoteje abana bababwira nabi caha ari muri cishwa ha muri make rukumva ntabwo ari byiza bituma umwana yiyumvamo ikindi kintu ariko kitari cyiza mu mutima we. Ikigaragara cyo tugereranyije ababyeyi ba kera n'abubu abubu hari ikibazo gikomeye cyane wenda ntago ari bose sibyo abubu kenshi ariko usanga uzi impamvu bivuze yihugiyeho pe yumva ko kuba ari cyo abantu batajya bamenya kuba wabyaye no kuba uri umubyeyi ni ibintu bitandukanye. Umuntu wese ashobora kuba yabyara ariko kuba waba umubyeyi mwiza ukabikorera ugahirimbana ni ibintu bikorerwa. Ubundi urebye uko iterambere riza niko ibibazo byiyongera, niko ababyeyi babura, niko ibintu byose usanga urukundo wapi, ibyo by'imirimo wapi, ugasanga buri muntu ari mu bye bose bari bize cyane sibyo. Ariko arabashije hari ibyo kurya arariye cyangwa aramwe ahise yikarabira arigendera. Ariko tutibagirwa n'ababyeyi bananiye abana. Yego babaho. Hari abana benshi nubwo ari n'abana none urubyiruko ubu noneho ni urubyiruko rwinshi ruri mu mihanda bari kwihiringa bari gushaka ubuzima kubera ababyeyi babananiye. We mubyeyi uri kunaniza umwana akagera aho aguta akajya kwihiringa. Ababyeyi birirwa mu kabari baba bari kwinywera inzoga none ngubu muri vacances umva nukuva mu rugo mu gitondo yiriwe mu kabari nta cyo kurya yasize nahatashye umugore yagiye mu kabari undi nawe ajya muko hepfo ubwo nyene bagahurira hamwe bikaba ibibazo cyane. Hari urubyiruko rwinshi cyane urasanga umubaza ese iwanyu ni he, ugasanga ni mu ntara wamubaza se wisanze i Kigali gute agahita akubwira ugahita wumirwa. Jewe naje mu modoka itwaye ibintu by'ibifuka ukamubaza ese kuki waje iwacu papa yaradutaye mama aragenda nawe gaho nyumvira n'ababyeyi mwe akugira ngo byara umwana rero umutera agahinda gutyo ikiruta wareka kumubyara sibyo biza nukuri pe urumva nk'uwo mwana ni bya bikomere nyine kuba agira agahinda kandi koko nibi ubusanga umwana ameze nk'umusazi ugasanga ibyo umubajije sibyasubiza kenshi usanga baravuye mu rugo ibiyobyabwenge biba byaraturutse urubyiruko rwinshi muri kubona rutari kwitwara neza ahanini rugusanga ikibazo kiri ku babyeyi. Nukuri iyo ubashije wese wumva ikibazo kiri ku babyeyi uhabaza undi kumva ikibazo kiri ku babyeyi papa aradutaye mama nawe aragenda cyangwa kumva aravuga mama yaradutaye papa nawe yishakiye undi mugore uwo mugore adufata nabi biki oya pe niba uri umugabo ukaba umugore yaragutaye ufite abana mubana gerageza abana ubahe security yabo kwabo n'uwo mugore wawe nawe mubane ubyoruganize bamenye abana bari mu rugo niba batari kurerwa na mama wabo kuko nubundi gute niba bari kurerwa na mama wabo bye bimeze gute n'ababyeyi batita ko nubundi biragoye ko umubyeyi utarakubyaye yagufata neza nk'uwakubyaye nyine ni gake hari ahantu nabibonye umubyeyi ufata neza umwana ataramubyaye yamufashe neza turumirwa nzamuzana yamufashe neza amukorera ubukwe amwitaho ariko ni gake sibyo abantu bafite imitima myiza ariko ni bake ababyeyi rero badufashe kubona urubyiruko rutari kwitwara neza muri kubona hano ku mihanda inkomoko yabyo ahanini turabishyira ku babyeyi ababyeyi mu mihangane tubibasizeho niko akunda umwana akura ari muri cira hano ikubita ni umva toza umwana wawe gukora ubuzima burahinduka sande uyu munsi uba muri etaje ubundi umwana ni umubyeyi ejo kujya kwa mu nzira icyumba kimwe na saba umwana ni umubyeyi mw'abantu umubyeyi ahari umwana nawe arahari afite discipline afite ikinyabupfura mutoze kuko niba umwana waramwibyara yaragukomotseho nta kintu na kimwe atashobora kubwawe. Ikintu cya mbere twumvisemo nuko ababyeyi twite ku bana ariko ntitujenjeke cyane twite ku bana tubatoza ibintu byiza mu b'inshuti mubabwire ko munabakunderega uzi ko hari umwana kuva yavuka kugeza atazi ndagukunda ataranabona papa wamuhobera cyangwa mama we
akarinda b'inkumi nyine nta rukundo azi ntamutere stress kandi ubwo niyo ageze no hanze niyo ageze hanze cyangwa muri relationship ari kumwe n'undi muntu ubusaga abavuga ati sharika kunza kuriza ibyo n'ibiki wamubwira ngo mama ibyo n'ibiki rukunzana ariya kubwira ngo ibyo bikora abana bararakaye kubera ko umutima wabo urababaye umutima wabo urakomereza kandi ibintu byomora umwana ntabwo ari ibintu bigoye mu by'ukuri ababyeyi mwataye abana mwisubire niba yambaye n'ubwa ko yambaye neza niba yabyambaye nabi ubwo ati wambaye nabi bikosore yambara uko nyine niho ibyo bintu byose bigenda bikemukira ariko ndagukunda ku mwana n'umubyeyi ni ngombwa cyane akenshi rero biragoye kubera ko iyo umwana utamukunze sibyo ngo umukunde nyine rwa rukundo umutoze ko umukunda umubwire ko umukunda niyo wamucyaha aba yumva ubikoranye urukundo nta rundi rwango umubyeyi aravuga niba wariye ubwo urahaze nyine wariye niba yakwambitse ibyo birahagije kandi hano hanze isi imeze nabi iterambere uko riza n'isi ariko shana none dushimire hari abamama beza nyine hari abamama bazi kubikora ugasanga we n'umwana we bameze gutya noneho waba uri kuganira n'umwana ukumva ngo mama ngo papa ngo mama ngo papa ukumva nyine ukumva ikintu cya mbere yirahira ni mama we cyangwa papa noneho yabikubwira we ntabyo wabonye ukajya uvuga se agahinda kakwica ukahita wiyahuza ibiyobyabwenge ugatangira kwifata nabi nukuri nuwigirire nabi pe wihangane oya tubwire abana bacu ko tubakunda tubibereke oya abo bataye uzaza hanze amubwire ko amukunda atamukunze yumve biramukuruye uwo bataye we yavaniramo n'ibyo bishuko uwo bataye we baramutaye ahubwo ari ukubera ko aba yabonye ibindi bintu atabonye abana benshi baragushuka nuko akababwiye ndagukunda uri mwiza akavuga wow uzikari ubwa mbere numvise iryo jambo uzikari ubwa mbere ngo amagambo meza nyine akajyanwa n'icyo kintu nta kindi kintu abuze pe ariko nyine ayo magambo meza bari kumushukisha akaba yamuta mu kindi kintu atabasha gukemura yego mu by'ukuri ngewe icyo navuga wenda uwo bataye ababyeyi bamutaye bakamutererana nyine ntiyigirire nabi kubera ko kuba iwanyu baragutaye Imana ntabwo yaguta Imana ntabwo yaguta kandi hari n'abantu banagukunda wowe ushobora kuba utazi hari n'abashobora kugukunda utazi hari n'ukureba kumva aragukunze ntabwo ari ngombwa ngo kuba iwanyu baragutaye ngo nawe ugende wigire icyomanzi ngo wigire nabi ngo ubigaragaze ngo ufite agahinda ko ufite agahinda uyu munsi hari abana bataye batazi n'aho bavutse bafite disipurine bitwaye neza bubaha ni ukuri ntujye mu bintu bibi nyine n'ababigiyemo bagarukiraho sibyo niwumva kino kiganiro ugarukiraho umubyeyi mbere y'uko akubyara Imana iba yaragutekerejeho sibyo kandi gutekerezaho ntabwo yakuremye ngo abantu bose bakwange ntabwo bibaho harimo abantu bazagukunda nubwo utarababona barahari bazanaboneka nyine niba hari ibintu wagiyemo ugarukiraho Imana niwe mubyeyi utagutererana ahantu hose ibintu byakunaniye byakugoye nta bindi ni ukubiharira Imana n'ubundi abantu ntidushobotse nyine kunezeza abantu biragoye gusa tunihanganisha abana b'imfubyi gusa nubwo uri imfubyi bimfura wiyiteho wikunde ukora ibintu byiza nibura n'ukubonye akabona imyitwarire yawe hari abantu bafite urukundo yakubera umubyeyi uziko hari abantu benshi bafite ababyeyi ariko badafite ikintu babamariye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugasanga ufite umubyeyi ariko ubayeho nk'imfubyi sibyo nta kintu umumariye nta kintu umufasha urwo rukundo nurumwereka nta kintu umutoje numurihira ishuri ariko hari n'ababyeyi babikora sibyo hari n'ubona abantu benshi n'abantu bafasha abantu batazi ugasanga kubereye umubyeyi nta sano mufitanye nta ikintu na kimwe usibye umutima wawe mwiza n'umuhamagaro rero icyo kintu tukiteho cyane cyane nk'ubu turi mu biruhuko niba uzi ko umwana wawe nta kintu azi mwigishe ntarirarenga fatirana ibiruhuko by'amezi angahe abo mama ko nabonye bagoye nyine ari uba wumva uvuga ngo narakoze nashatse amafaranga ngo cyangwa reka kunereza abantu mu rugo ngo reka kunereza abantu mu rugo bajyana mu byo ngo baracyari bato uribaza icyo kintu nyine n'icyo kintu ujya nkunda kubabaza ngo ubuzima wabayemo ngo wibinciriramo abana ngo reka ngo umukozi abyoze nta umenya uko ejo bizaza nta kibazo tuzakubona wowe toza umwana wawe mubane nk'aho ejo hadahari
nibwo uzamurera neza, nibwo uzamutoza ibintu byiza. N'ubundi iterambere turi kujyamo no ku gihugu rega n'inyungu. Igihugu rega nacyo kiri gutera imbere, umukozi uzajya umwishyura amafaranga ku buryo utazajya uyabona mu minsi iri imbere. Umukozi urajya umwishyura amafaranga. Sando hari ababyeyi baba barakoze bavuga ati ngiye nifitiye ikofi yanjye, umwana wanjye nabe hatuze, ariko ikintu kiba gihari wowe wakoze ikofi, sibyo? Ariko naguze mu buzima buri imbere umwana wawe bazaba neretse ka cyabo warakoze ikofi ubu utarayikoze, niko uzabaho mu rugo rwawe, ntabwo bishoboka. Ubuzima wakuriyemo ntabwo ari buzaba. Ubejo wundi nukora mariage ntabwo uzasanga mu rugo, ushaka kugera mu rugo wawe ukabura n'umuntu, kandi wine stock yabage hari yuzuye, umva breba ibintu byose, ariko uba wahavuye tu nyine uba wahavuye wajya gutangira ubundi buzima, ariho ubana n'undi muntu noneho nawe wahozamo mu bundi buzima mugiye kubuhuza. Rero icyo kintu ababyeyi bakwiye kucyitaho cyane cyane, ariko mu b'inshuti n'umwana cyane cyane noneho bana biga muri secondaire, muri primaire, hari n'abakuru bakunde, nyine ndi kuvuga babakunde. Icyo ndi kuvuga noneho relationship yabo yiyongeye, kubera ko abana bazi gukora ama research bakago ku bintu, hari ibibabwiza ukuri, hari ibibabeshya, ugasanga afasha ibindi bintu nk'ukuri kandi mu by'ukuri ari ikinyoma. Niyo mpamvu ukwiye kuganiriza n'umwana ukamubwira ati iki ni kibi, iki ni cyiza. Nugera muri ibi, hari nk'umubyeyi wumva umwana ngo ari gukunda ntugakunda abahungu, ni bibi nyine agahora amwereka yuko kuba ari kumwe n'umuhungu ni ibintu bibi cyane. Numwereka ahubwo niba umuhungu yakubwiye ko agukunda urabyitwara muti, ya relationship iragenda mu gute. Nyine umwana agakura atinya abagabo muri make akavuga ni bibi, hagira umufatisha gato akomeza nyine muri wikoraha bikarangira bibaye. Ariho hahandi usanga umwana yatwise umbere ikirara, umbere ikirumba, kandi ariho wabigize ntabwo amubwiye uburyo bitwara, ntabwo wabimubwiye cyangwa ngo umuganirize umwereke ukuntu akwiye gucamo mu rugendo, kwirinda. Umva ababyeyi rero twikosore, murumva ko ibintu byo gukosora ari byinshi. Nubone ko ngo umwana ngo bidashoboka, oya birashoboka pe, ko yabangana kose no ku ishuri rega barabyigisha, ku ishuri barabyigisha, ariko umubyeyi nawe urakenewe. Umwerekere nyine uburyo bitwara, ntuvuge ngo uri muto ngo reka ngo mu izina rya Yesu sawa, niba yimudomeka uzatokesha turebe. Mubwira uburyo Yesu arakora, ariko nawe ugomba kwirinda. Yesu azaza byose abigukorere, koko bisaba kwirinda no kuba wakiyitaho nawe ubwawe, ukamenya kuvuga hoya aho biri ngombwa, cyane cyane ukamenya guhakana ibintu byose uri muri yego twagiye ndi afande. Sando rero wakoze cyane, Imana ikumugisha. Abantu bo kuri Flavia TV show barakwishimiye, utuganirije neza, kenekereza ko haba ababyeyi, haba abana bari mu biruhuko, haba bari ku ishuri, ari babashije kuba bavanamo ikintu cyiza. Mboneho no kubwira ababyeyi mwite no kuri abana bari mu examen, mubabe hafi, mubahe courage, wige n'umubwira ngo kandi nutsindwa ngo ntabwo uzataha iwanjye. Hoya, iryo jambo kuri mubwiye ajya gutekereza ikintu ari busubize muri examen, ugasanga afite ubwo bwoba. Rero mubasengere, ariko munabahe courage, mubabwire amagambo meza kugira ngo bazabashe no kuzana intsinzi, bazana amanota meza mwifuza. Yego, mwakoze cyane kudukurikira kuri Flavia TV show. Imana ibahe umugisha. Niba ari ubwambere ugeze aha, ukande subscribe kugira ngo ibindi biganiro bitazabigucika. Sandrine afite channel yitwa Sando Empire. Ndabishe ni Sandrine Empire, narindi hinnye ni Sandrine Empire. Mugende mukoreho subscribe, afite ibiganiro byinshi byiza kandi bigiye bitandukanye, byakugirira umumaro, byabagirira umumaro cyane. Murakoze, nakagaruka. Ciao.